None se muvandi byakugendekeye bite ko mbona wigunze? Aha byihorere byisi ntiwabimenya. Oya ariko ntukihererane ibibazo. Nukuri mbwira niteguye kugutega amatwi. Isi kuyiba mu bwabyo ni inkuru yindi duhisha byinshi bikatuyobera, nanjye ubu ngubu mbona ngenda ubonye ibindi mu wagwa mu kanwa. Erega iyo izuba rikambye amanywa yaka abandi bahunga icyaka n'icyokere, njye nibwo imbeho ibimpinda muri roho y'abandi baseka bamwenyura, njye nibwo amarira baza nkayatsinda. Ni ukuri mbana n'intimba ihora impinda umutima handi numva ntangiye kurambirwa ubuzima, meze nkaho nibera mu kizima mbayeho ntariho n'impamo yose. Agahinda kanjye ubwako ni igitabo nambana kakandika inkoko ngo kamenywa n'inkiki yatoyemo, naho njya kanjye kancongeramo numva ngashengurwa n'ibyanjye ubuzima bukabugwa. Nganyine ndetse mwana wa mama ko nonkojeje ibyanjye ngo muganyine umutima uruhuka, nsohoka nsanga byasakaye agasozi nkifata amapfubyi ngakanja amano. Ubwo umutima ukanyerekeza ya sentare bwangu utahubera umupfu kuva na kera, ntumenye ko burya ibanga ari iry'umwe, ubundi wumva uryo utabashije kwibikira ubwawe uzaribikirwa nande ko n'isi yasabe. Ubwo amarira akambana ikige guhera aho nkagenda nigengesenga bato batagira igikoma rutendera nkayasesekaza hanze bakarinyuzamo rubanda ikampindura icyotero. Ayiwe amahoro yo mu mutima nyumva ukundi mbona umva ibyari byo kundi mu bumbu wandangira byibura aho bayacuruza, natwara fuso nkazana menshi ngahunika ibigega nkubaka ibindi, ubundi nkajya ntoraho gake gake. Oya nako nibutse ko ndota ku manywa mwana wa mama, mbwira ikindi nakora numve muri ubu buzima bwashize cyangwa icyo mbona ngo kikaba guseka ukarenzaho. Dore ngo bisi yateye imbere maya abaganga bavura imitekerereze, inama ziyobora ubuzima heza, ngo yewe n'iterambere rikaza bakwiriye hose ntaho bataba. Ariko si byo bimariye iki ko umutima wanjye wabaye nk'isharu, usibye guhaguruka nkongera nkicara nkagenda ngo ntuze ubwonko amahoro y'umugoroba akabayo. Saba gusa hari n'abandi mbuga nkoranyambaga nazo buriya ngo hari zo wasura ukahava umutima wahehereye agahinda kose kakaganiye epfo. Nuko rimwe ngira ntyaze isura ariko nahavuye numiwe mayi ngo akabigasekwa nk'akeza bo basetsa n'uvuye gutanyina. Nakoreka nkubarire wumve. Bati icyumweru ni iminsi 7 umunsi ukagira 28, koresha icyo gihe wikunde wumve ko ari wowe kwibyiza, ubundi bite ku ruhu rwawe uharanire kugira amagara mazima, ngo bw'amahoro y'umutima arabonetse. Mpinira hose cyangwa nkomeze? Oya uretse mwana wa mama tuvindimwe sinkwanga, twese ubona ko iyi ntimba turayihorana, turi mu isi itendetse mu kirere nuko mbyumva. Natwe rero izo ngaruka ntituzibura, ahubwo ratatega amatwi nyumva. Nabo kare agaseko babonana n'ikinyoma mu bindi byose, wabivuze isi yagiye ku mbuga, uzabona amafoto menshi asijuru ugire ngo barishimye. Byahe ko buriya nabo basubikira indi irembo kanyura icyanzu, ukinjira mu ndiba y'imitima yabo, wabona ko kubaho kwabo ari ubugenge, ukabona ko ahubwo ari wowe muntu. Yewe nge numva aratandukiriye, niba ubaho urebera ku bandi ntuzigera unezerwa na rimwe, ahubwo uzahora mu kigare ubuzima bukwigaramiye bibure. Naho abo bajyanama b'iki gihe bo buri bakurikiranye neza nabo bamara kuzitanga bakajya hihereye bagakinga, ubundi amarira agahorera nk'abako. None ubwo mbwiki hagataho tega amatwi, mu buzima ibibazo bihoraho, uretse ko twe ntacyo twabikoraho usibye kwiringira Imana ihoraho, kuko ayo mahoro yose wifuza niyo yatanga ntuzayobera ahandi. Mu nzira zose numvise umbwira ntiwanafashe umunsi base ngo usenga, ahubwo wicira inzira wowe ubwawe ushakira amazi mu butayu, none ngo umutima uzashira umwuma. Reka da, iyi si yahinduriye ibintu inyito, ubwigunge bwabaye ubwikunde nk'uko wabimbwiraga, ikunda ubwawe yabaye intero, yewe benshi babera umwitero, uzarebe banabyambara ku myenda. Nuko rero muri byose nkubwiye nta handi hari ihumure ry'umutima usibye ku Mana yo mu ijuru. Ibyago byawe n'amakuba yose bishyira imbere umaramaje, ubundi urebe ko hari icyo uyiburana.